Sadati na Omar. Sadati yari mu biteka be. Aravuga ati Kiyovu ni insinda. Ndanyanyagira. Pira w'amagunda uvamo burundu. Byananiranye. Twaganira mu gitondo ndako munsi wenda ndabyibuka ndi kumwe oya ni Omar yampamagaye. Bakiyovu avuga ati ko yabirahiye kuko niko bimeze yaragiye mu mupira. Mutubariza. Atuze kumutubariza. Omar rero natega amatwi radio 1 yumvise. Sare twaganira rero ambwira ko cya cyemezo yafashe bitasabye amasaha 17 ngo yakiretse. Reka tubwire impamvu rero yakiretse akivuguruza akaba yagarutse mu mupira n'impamvu yabyo reka tumwumve. Aramutse neza Kanyizo ndetse n'abakunzi ba Radio 1 cyane abakunzi b'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino turabashuje cyane. Yego hanyuma impamvu tubahamagaye ndabyibuka twe turi kumwe kwa gatanu muri studio uri kumwe na Omar yahoze umunyamabanga w'ikipe ya Kiyovu Sport. Mwavuga ku mukino wari kuba kuri uwo munsi ku mugoroba n'ubundi wari guhuza Rayon Sport n'ikipe ya Kiyovu Sport. Hari ibyo yavugiyemo rero Sadati bijyanye nuko Kiyovu Sport ni gutsinda uzasezera ku mupira w'amaguru. Sinabwo wari bivuze gusa ahubwo ari umaze iminsi bivuga. Mwaratsinzwe rero. Icyo cyemezo nizere ko kitahindutse ngende kubyo batubwiye president. Icyo cyemezo cyamaze amasaha 17 kikiriho ariko nyuma y'ayo masaha 17 nagikuyeho. Aba narabitewe n'impamvu eshatu z'ingenzi. Impamvu ya mbere nuko hari abakunzi benshi b'umupira w'amaguru mu Rwanda abakunzi ba Rayon Sport abakunzi bandi ma equipe abayobozi b'ama equipe anyuranye inshuti zanjye zansabye kwisubiraho kuri icyo cyemezo. Icya kabiri kandi naje gusanga ntabaho ntari kumwe na Rayon Sport kandi Rayon Sport ikaba ifite umupira w'amaguru gusa. Icya gatatu kandi kikaba cyari cyuko nabonye byarashimishije abanzi banjye benshi nkavuga ni nta mpamvu rero nakagombye guha ibyishimo abo banzi banjye. Icyo cyemezo rero cyamaze amasaha 17 gusa uko bwagiye gucya mu gitondo namaze kugikuraho. None se president izo nyingo eshatu mpaye ntago wari zitekerejeho mbere yuko ufata umwanzuro cyangwa se wenda habo igihe cyo kubitangaza ko uzava mu mupira ntago wari watekereje kuri ibyo bintu bitatu uvuze? Burya rero ujye usimbuka ikiraro wakigezeho. Burya igihe natangazaga cya cyemezo nanacyubahirije kuko nyuma y'umupira waduhuje na Kiyovu ikadutsinda kandi rwose nanayiha felicitation kuko yaradutsinze nubwo atajyaburamo ka kantu k'abasifuzi katajyaburamo utuntu n'utundi ariko yaradutsinze kandi dutsinda inshuro nyinshi kamaze nye felicitation. Ku kibazo rero warumbajije reka mvuge ngo ku bwanjye nasimbutse ikiraro nkigezeho kuko nabanje ndasezera ariko na nyuma yaho kandi ndagusanga ari ngombwa yuko nakwisubiraho kandi bifite ishingiro. Wenda ugende kuri uyu mwanzuro wese ufata president ntago utekereza ko abantu bazajya bakugira icyizere gise ku bintu uzabitangaza wenda nka mbere y'ama match rimwe na rimwe wenda bijyanye n'ibizajya wemeye ubona bwa nyene kuri kino cyemezo nafashe yanjye Kanyizo ntukagendere ku by'abantu se ko ari abantu ko bahinduka nk'igicu n'ubundi bashobora kukwizera cyangwa ntibakwizere ariko icyangombwa nuko bakagombye kumva impamvu yatumye ngaruka kuko ndakeneye mu mupira abantu benshi barabinyeretse banyeka ko ngikenewe mu mupira ibitekerezo biracyahari ubushake no gufasha biracyahari kugenda kwanjye rero byari guteza igihombo ku mupira w'amaguru kurusha uko kugaruka kwanjye byateza ikibazo ku babibonye mu bundi buryo. Ariko hari n'abagize amatsiko abo bantu babikwerekeye president ndavuga abo bantu bakoretse ko bakubuze babahombye imbuga nkoranyambaga zanjye yaba kuri kiriya cyemezo nari navuze ni bye bye ndasezeye ndetse na nyuma ubutumwa bwagiye bunakira muri telefone yanjye ndetse n'abampamagaye ariko iyo wahera cyane ku mbuga nkoranyambaga ku magurupe hirya no hino abantu bagiye bagaragaza rwose yuko ari icyemezo kidakwiriye ko ngomba kugaruka mu mupira w'amaguru kuko imbaraga zanjye ibitekerezo byanjye n'ubwitange bwanjye babonaga bigikenewe mu mupira wacu. Kuri Twitter nyuma ya match ndibuka ko hari n'ibindi bitekerezo bitangaza bigaragara ko usaba ko gahunda ya Visit Rwanda ategeza ku makipe ya Rayon ndetse na Kiyovu ariko ushyiramo akantu kuko ngo Kiyovu ari umwana reka mbivuge gutyo. Harazi bavuga bati wasanga yibeshye ugende kuri match za Rayon Sport na Kiyovu Sport ahubwo Rayon Sport niwe wagira umwana kuri Kiyovu Sport. Wenda urebye nk'umwana ukareba match eshatu wabireba nyine gutyo ariko urebye nk'umuntu wagutse warebye iby'umupira w'amaguru mu Rwanda kuva ikipe zashingwa mu myaka ya za 60 wabona yuko Rayon Sport ari inyabigwi parapo na Kiyovu wareba ku bikombe wareba kuri match zazihuje wareba ku bafana muri ango zose wareberamo wabona yuko Kiyovu ari umwana ikintu turusha gusa no
yabonye stati umwaka umwe mbere yacu ariko ntibivuga yuko rero yavutse mbere yacu nacyo abantu bajye bakimenya uriya Rayon Sport yavutse ku gihe cy'umwami Rudahigwa iza guhindurirwa izina rero ihinduka Rayon Sport muri 1965 ari nabwo yabonye ubuzima gatozi abantu bakishuka ko aribwo yatangiye ariko yari yaravutse mbere y'igihe bivuga yuko rero Kiyovu tuyiruta muri angle zose niyo mpamvu tuyifata nk'umwana burya umuntu akurusha niyo yaba ari umunsi umwe cyangwa isaha imwe ahora kubona nk'umwana ubwo twagushimira koze murakoze cyane namwe kandi ibihe byiza kuri radiyo dukunda radiyo wanyu Sadati is back ngenda mukunda Sadati kambivugeho gata amasegonda make nkora ko ntajya acika intege mwamutuka kuri Twitter mwavuga ibiki mwagira gute ntacyo bimubwiye rwose akomeza kugira imbaraga kandi acyafite ibitekerezo byo gukomeza gufasha umupira ikindi navuga nuko hari umuntu kwa turi kumwe arambwira ati bamenye inkuru mbi yabaye tinikize tishati Sadati aragarutse tise hari ikibazo ngo shango yasubibonye he mumbonye kuri Twitter nditse ngo nagarutse tindababaye subabajwe niki yari umuri yubabaye koko ngo burya ngo naje kumenya ko Sadati ngo ari uyoboyereyo ngo bura nubwo ubona ngo ni Jean Fidel ngo Sadati ni uyoboyereyo ukandi kuyobora Sadati kuyobora rero kwa Sadati bivuze ko ipfuye abati wa ntago ari byo ubwo rero Sadati ntago yacika intege tubone avuze ko masaha 17 bamugana icyemezo cyaracyubahirije abagiramo ubwoba masaha 17 ahita yongera arigarukira ikindi kirimo nuko avuze ati ntabwo ne gutuma abanze banje bishima nabonaga rwose abagiramo ubwoba bavuga yuko nyene n'ubuyobozi buhari nyene ari umuntu bo influence hafa uyu muntu witwa Shangaza bati Sadati ntabwo azi ko umugabo yihindukiza mu kirago ati hindukiza ku ijambo ati tumucishije ijisho pe nkuko bisanzwe ibyo nagajya bitinyana bisobanurira ibyo ntacyo bitwaye rwose kuri Sadati